mubyeyi mugabo, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu ngorane, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga zo guhindura ibintu, zo kubirema. Imana ntihinduka, ntivuguruzwa, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Wicogora, wikumva iby'abandi, umva icyo Imana ikubwira, kandi yavuganye nawe no kubikora izabikora. Kandi nubwo uri muri ibyo bibazo, hari n'ibindi Imana yigeze ikora cyane. Yakoze bya bindi muri wa munsi, ikabikora muri rya joro, ikabikora muri wa mugoroba. Ntaho yagiye, n'uyu munsi iracyari, kandi ibera hose icyarimwe. Komera, humura, shikama, haguruka muri iki kibanza uri wicayemo, muri ako gahinda kavemo, muri uwo mubabaro uvemo, uvuge ko Imana yawe ishobora byose. Imana ishimwe. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Iyo ni impamvu icogoza Pawulo rero kutabyara bicogoza umuntu. Pawulo atanze igisubizo ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi bakanya ka none kiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. Haleluya. Aravuze ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ari igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe. Niba tubonye ibicogoza abagenzi, ese ni iki cyatuma umuntu adacogora kandi ari mu bibazo? Icya mbere ni ukwigira ku mateka y'abatubanjirije. Kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera. Nibyo. Amen. Kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera. Amafaranga aracogoza, n'ubukene bugacogoza cyane. Amashuri aracogoza, no kutiga bigacogoza. Kuvukira mu rugo, ibyo bintu ni ibintu byoroshye cyane, ariko hari impamvu nyamukuru zikwiye gutuma tudacogora. Ibi tunyuramo, ibyo uri kunyuramo, n'abakubanjirije babinyuzemo, ariko Imana irabatabara. Iyo yabatabaye rero niyo Mana yacu. Yego. Haleluya. Amen. Dufite abantu benshi bagiye bagira ingo zigoranye muri Bibiliya. Hari uwitwa Abigayili, yari afite Nabali, umugabo utoroshye rwose, utoroshye, umunyamwaga, kandi yari umutunzi, wari mu bitekerezo bye yari mubi, kugeza ubwo umugore amuhisha akavuga ati ni ikigoryi. Izina ni ryo muntu. Umugabo wa kabiri nawe, undi muntu nawe agize ikibazo, ni Ahabu. Yagize urugo rubi, umugore mubi mu Isiraheli, mu gihugu, bitera Imana guhagarika ibintu byose kubera urugo rubi. Umuntu wa gatatu ni Yobu. Yagize urugo rubi, agira umugore umubwira ngo tuka Imana upfe. Umuntu wa kane ni Aburahamu. Yagize umugore umubwira ngo rongora umuja. Umuntu wa gatanu ni Dawidi. Yagize umugore amubwira ngo ntukwiye kubyinira Imana mukana uri umwami, uri umunyacyubahiro. Dawidi aramubwira ngo reka nkubwire iyi mbyinira. Haleluya. Arenza amaso ushaka urubi, aramubwira ngo niyo yakuye isuku ku ngoma iranyimika. Kuzirikana, kwigira ku mateka y'abatubanjije mu kwizera bituma tudacogora. Haleluya. Icya kabiri gikwiye gutuma tudacogora nuko dusenga Imana ivuga. Iyi Imana dusenze ivuze, ntivuga ibingana n'ubuzima urimo. Imana ivuga ubuzima uzajyamo, ntijya ivuga ubuzima urimo. Yego. Igusanga ushonje ntivuge ku nzara, ikavuga etaje kandi bagusohoye mu nzu. Dusenga Imana ivuga. Imana ishimwe. Iyo dusenze Imana, Imana ikubwira ibitandukanye n'ubuzima urimo, wicogora, yavuganye nawe iyo kwizera. Haleluya. Ndafasha. Cyangwa se icya gatatu gikwiye gutuma tudacogora. Imana yacu si umuntu. Si umuntu unanirwa, si umuntu urwara, si umuntu ukena, si umuntu upfa, si umuntu uhinduka. Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Dusenga Imana nyamana. Imana nyamana. Imana nyamana iruta abakomeye, iruta abanyembaraga, iruta abatunzi, iruta abanyabwenge b'isi, iruta abarebare, iruta ibiha. Imana nyamana. Haleluya. Ntigereramo. Imana ntigereramo. Amen. Icogora. Yego.
imana yawe ni imana nyamana. Amen. Ikindi gikwiye gutuma tudacogora, imana yacu ni umutunzi w'amahoro. Yego. Ni umutunzi w'amahoro. Itaragutabara ikwereka ikimenyetso cy'uko ikuzi. Yego. Amen. No kuri. Ikindi gikwiye gutuma tudacogora cya gatandatu ni uko imana yacu ari imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe kiba na kimwe kizaba no kuri kinanira. Hari umuririmbyi waririmbye simwibutse uko ari nde, ariko bivuze ngo nigi ireba mu nda y'ingumba. Imana igira amaso igireba mu nda y'ingumba ibonemo umwana. Yes, murakoze cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mukurikiranye Mos TV. Tuvuge ngo Imana ibaho umugisha mwese aho muri, kandi ngiye turi kuvugana ni Pastor Moise, ni ngiye ugiye ghostinga mwene data Vedaste. Ndagira ngo rero dushime Imana yabanye natwe ikaturinda. Ngira ngo mbanze mbonera kubwira abari mu Rwanda ngo Imana ibagire neza, ibarinde. Abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, mwese mushobora kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, tubabwire ngo Imana irabakunda. Abari mu ntambara n'ibibazo babwire ngo nimukomere kandi mukomeze kubana n'Imana, nimucike intege. Ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo ubwire ngo hari impundu zizavuga ku buzima bwawe. Bityo rero ndagukomeza kandi nkubwira ngo ntucike intege, ahubwo ukomeze kubana n'Imana. Imbere yacu rero dufite umutumirwa, dufite muvandimwe kandi mwene data, mukozi w'Imana, ni umushumba Imana yahamagaye kandi imuha ubwenge bw'Imana, imuha ibikwiriye abagenzi. Nagiraga ngo rero mukozi w'Imana tubakire, amusuze, abateze amatwi ndetse n'abari kubareba kuri kamera za Mos TV. Mudusuze, nimara kudusuza hanyuma munadusengere, bityo icyo umwuka yabashyize ku mutima aba ari cyo mutuganiriza. Karibu, murakoze. Nitwa Vedaste Ntakimana. Ndabashimiye kunyakira kuri Mos TV. Uyu munsi ngize umugisha wo kuganira n'abantu bari kure na hafi, yego, mu ngeri zitandukanye. Ndashimira Imana ko Imana iduhaye amahirwe yo kubonana twese turi bazima. Imana ishimwe. Kugira ngo tuganire, nifuza ko twasenga, hanyuma nyuma yo gusenga tukaganira. Yego yego. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Imana ishobora byose, wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Hejuru yawe nta yindi mana. Yego. Uruta itangiriro, uruta ibiriho. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ihame. Turagushimiye ko duhaye umwanya wo kuganira ijambo ryawe. Urerekeze mu mitima y'abaryumva kandi ritanga umusaruro ukwiriye. Dufashe natwe tugiye kuritanga. Dusabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Karibu. Nk'uko nabivuze, nitwa Vedaste Ntakimana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Yego. Ubwaryo ririhagije kandi ririmo ubuzima bwuzuye. Yego. Hano hari imirongo tugiye gusoma kugira ngo tuyiganireho. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, muri Korinto ba kabiri igice cya 4. Yego. Turasoma ku murongo wa 16 kugeza kwa 18. Haranditse ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Yego. 17. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. 18. Natwe nditureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Amen. Hari impamvu nyinshi, Yego. nyinshi kandi umuntu atizanira zitera abantu gucogora. Iyo tuvuze gucogora, ni ukunanirwa, ni ukuruha, ni ugucika intege. Yego. Kandi hacogora umuntu wari ukomeye. Ubundi umuntu utari ukomeye ntabwo ajya acogora. Tugiye kuganira n'abantu basaga n'abakomeye ariko Satani ashaka kugaba ibitero kugira ngo bacogore. Ngiye kubabwira impamvu zikwiye gutuma badacogora. Impamvu. Ariko mbere yo kubabwira impamvu zituma badacogora, ndababwira ibibacogoza.
yego kuko hari ibicogoza umuntu ariko hakabaho n'impamvu nyamukuru zishobora gutuma abantu badacogora. yego Imana ishimwe cyane. amen Naragenzuye ndasoma ndashakisha mbona impamvu esheshatu zicogoza abagenzi kandi bakomeye amaso yabo ntabona Imana. Iyo tuvuze gucogora k'umugenzi ni umuntu uri mu nzira agenda. Kenshi abantu babaye mu giturage umuntu agenda ajya mu isoko urugendo rwamubana rurerure akicara. Abantu basoma igitabo cy'umugenzi muzasanga mu Kristo hari aho yazamutse ageze ku musozi witwa Biruhanya agiye kuwuterera abona isoko y'amazi aranywa, ngo ayo mazi anyweye amushoboza kugenda, ngo ariko ageze hagati y'umusozi aracogora. Acogoye ngo ahindura uburyo bwo kuwugenda, ngo awugenda amaka akambakamba. Agiye kuminuka ngo asanga akazu nyir'ururembo yubakiye abagenzi kandi mu intebe karimo n'ameza n'igitereko cy'itabaza. yego Ngo aricara aranezerwa araruhuka, ariko kwa kuruhuka bimuviramo ibitotsi bitagira impamvu. yo Ngo arasinzira atakaza umuzingo wamuhumurizaga mu rugendo. Ageze imbere agiye kumva yumva umuntu aramukangura aramubwira iyo ni impamvu icogoza. Pawulo rero kutabyara bicogoza umuntu. Pawulo atanze igisubizo ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi bakanya ka none kiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. haleluya haleluya. amen Aravuze ngo natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe. Niba tubonye ibicogoza abagenzi, ese ni iki cyatuma umuntu adacogora kandi ari mu bibazo? Icya mbere ni ukwigira ku mateka y'abatubanjirije. Kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera. nibyo Amen. amen Kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera. Amafaranga aracogoza n'ubukene bugacogoza cyane, amashuri aracogoza no kutiga bigacogoza, kuvukira mu rugo. Ibyo bintu ni ibintu byoroshye cyane, ariko hari impamvu nyamukuru zikwiye gutuma tudacogora. Ibi tunyuramo, ibyo uri kunyuramo n'abakubanjirije babinyuzemo, ariko Imana irabatabara. Iyo yabatabaye rero niyo Mana yacu. yego Haleluya. amen. Dufite abantu benshi bagiye bagira ingo zigoranye muri Bibiliya. Hari uwitwa Abigayili, yari afite Nabali, umugabo utoroshye rwose, utoroshye, umunyamwaga kandi yari umutunzi, wari mu bitekerezo bye yari mubi, kugeza ubwo umugore amuhisha akavuga ati ni ikigoryi. izina ni ryo muntu. Umugabo wa kabiri nawe undi muntu nawe agize ikibazo ni Ahabu. Yagize urugo rubi ruzana ibigirwamana mu Isiraheli mu gihugu, bitera Imana guhagarika ibintu byose kubera urugo rubi. Umuntu wa gatatu ni Yobu. Yagize urugo agira umugore umubwira ngo tuka Imana upfe. Umuntu wa kane ni Aburahamu. Yagize umugore umubwira ngo rongora umuja. Umuntu wa gatanu ni Dawidi. Yagize umugore amubwira ngo ntukwiye kubyinira Imana mukanura umwami, uri umunyacyubahiro. Karabaye. Dawidi aramubwira ngo reka nkubwire iyi mbyinira. Haleluya. Arenza amaso ushaka urubi, aramubwira ngo niyo yakuye isuku ku ngoma iranyimika. Kuzirikana kwigira ku mateka y'abatubanjije mu kwizera bituma tudacogora. Yo, haleluya. Icya kabiri gikwiye gutuma tudacogora nuko dusenga Imana ivuga. Iyi Imana dusenze ivuze ntivuga ibingana n'ubuzima urimo. Imana ivuga ubuzima uzajyamo, ntigivuga ubuzima urimo. Yego. Igusanga ushonje ntivuge ku nzara, ikavuga etaje kandi bagusohoye mu nzu. Dusenga Imana ivuga. Imana ishimwe. Alalala. Iyo dusenze Imana, Imana ikubwira ibitandukanye n'ubuzima urimo, wicogora yavuganye nawe iyo kwizera. Haleluya. Ndafasha cyangwa se cya gatatu gikwiye gutuma tudacogora. Imana yacu
si umuntu si umuntu unanirwa si umuntu urwara si umuntu ukena si umuntu upfa si umuntu uhinduka Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye si umwana w'umuntu ngo yicuze dusenga Imana nyamana Imana nyamana iruta abakomeye iruta abanyembaraga iruta abatunzi iruta abanyabwenge b'isi iruta abarebare iruta ibiha Imana nyamana haleluya ntigereramo Imana ntigereramo amen icogora yego Imana yawe ni Imana nyamana amen ikindi gikwiye gutuma tudacogora Imana yacu ni umutunzi w'amahoro yego ni umutunzi w'amahoro itaragutabara ikwereka ikimenyetso cy'uko ikuzi yego amen no kuri ikindi gikwiye gutuma tudacogora cya gatandatu ni uko Imana yacu ari Imana ishobora byose nta kintu na kimwe kibaho na kimwe kizabaho no kuri kinanira hari umuririmbyi waririmbye simwibutse uko ari nde ariko bivuga ngo nigi ireba mu nda y'ingumba Imana igira amaso igireba mu nda y'ingumba ibonemo umwana iyo ni impamvu icogoza Paulo rero kutabyara bicogoza umuntu Paulo atanze igisubizo ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko bukeye kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi bakanya kanone kiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose haleluya aravuze ngo natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose Imana ishimwe niba tubonye ibicogoza abagenzi ese ni iki cyatuma umuntu adacogora kandi ari mu bibazo icyane ni ukwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera nibyo amen kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera amafaranga aracogoza n'ubukene bugacogoza cyane amashuri aracogoza no kutiga bigacogoza kuvukira mu rugo ibyo bintu ni ibintu byoroshye cyane ariko hari impamvu nyamukuru zikwiye gutuma tudacogora ibi tunyuramo ibyo uri kunyuramo n'abakubanjirije babinyuzemo ariko Imana irabatabara iyo yabatabaye rero niyo Mana yacu yego haleluya amen dufite abantu benshi bagiye bagira ingo zigoranye muri Bibiliya hari uwitwa Abigayili yari afite Nabali umugabo utoroshye rwose utoroshye umunyamwaga kandi yari umutunzi wari mu bitekerezo bye yari mubi kugeza ubwo umugore amuhisha akavuga ati ni ikigoryi izina ni ryo muntu umugabo wa kabiri nawe undi muntu nawe agize ikibazo ni Ahabu yagize urugo rubi umugore mubi Imana mu Isiraheli mu gihugu bitera Imana guhagarika ibintu byose kubera urugo rubi umuntu wa gatatu ni Yobu yagize urugo agira umugore umubwira ngo tuka Imana upfe umuntu wa kane ni Aburahamu yagize umugore umubwira ngo rongora umuja umuntu wa gatanu ni Dawidi yagize umugore amubwira ngo ntukwiye kubyinira Imana mukanura umwami uri umunyacyubahiro Dawidi aramubwira ngo reka nkubwire iyi mbyinira haleluya arenze amaso ushaka urubi aramubwira ngo niyo yakuye isuku ngoma iranyimika kuzirikana kwigira ku mateka y'abatubanjije mu kwizera bituma tudacogora haleluya icya kabiri gikwiye gutuma tudacogora nuko dusenga Imana ivuga iyi Imana dusenze ivuze ntivuga ibingana n'ubuzima urimo Imana ivuga ubuzima uzajyamo ntijya ivuga ubuzima urimo yego igusanga ushonje ntivuge ku nzara ikavuga etaje kandi bagusohoye mu nzu dusenga Imana ivuga Imana ishimwe iyo dusenze Imana ikubwira ibitandukanye n'ubuzima urimo wicogora yavuganye nawe iyo kwizera haleluya ndafasha cyangwa se icya gatatu gikwiye gutuma tudacogora Imana yacu si umuntu
si umuntu unanirwa, si umuntu urwara, si umuntu ukena, si umuntu upfa, si umuntu uhinduka. Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Dusenga Imana nyamana, Imana nyamana, Imana nyamana, iruta abakomeye, iruta abanyembaraga, iruta abatunzi, iruta abanyabwenge b'isi, iruta abarebare, iruta ibiha. Imana nyamana, haleluya, ntigereranywa. Imana ntigereranywa. Amen. Icogora. Yego. Imana yawe ni Imana nyamana. Amen. Ikindi gikwiye gutuma tudacogora, Imana yacu ni umutunzi w'amahoro. Yego. Ni umutunzi w'amahoro. Itaragutabara ikwereka ikimenyetso cy'uko ikuzi. Yego. Amen. No kuri. Ikindi gikwiye gutuma tudacogora cya gatandatu ni uko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe kibaho, na kimwe kizabaho no kuri kinanira. Hari umuririmbyi waririmbye simwibutse uko ari nde, ariko uvuga ngo nijya ireba mu nda y'ingumba. Imana igira amaso, igira ireba mu nda y'ingumba ibonemo umwana. Iyo ni impamvu icogoza. Pawulo rero kutabyara bicogoza umuntu. Pawulo atanze igisubizo ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi bakanya kanone kiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. Haleluya. Haleluya. Amen. Aravuze ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ari igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niba tubonye ibicogoza abagenzi, ese ni iki cyatuma umuntu adacogora kandi ari mu bibazo? Icyambere ni ukwigira ku mateka y'abatubanjirije. Kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera. Nibyo. Amen. Amen. Kwigira ku mateka y'abatubanjirije mu kwizera. Amafaranga aracogoza, n'ubukene bugacogoza cyane. Amashuri aracogoza, no kutiga bigacogoza. Kuvukira mu rugo, ibyo bintu ni ibintu byoroshye cyane, ariko hari impamvu nyamukuru zikwiye gutuma tudacogora. Ibi tunyuramo, ibyo uri kunyuramo n'abakubanjirije babinyuzemo, ariko Imana irabatabara. Iyo yabatabaye rero niyo Mana yacu. Yego. Haleluya. Amen. Dufite abantu benshi bagiye bagira ingo zigoranye muri Bibiliya. Hari uwitwa Abigayili, yari afite Nabali, umugabo utoroshye rwose, utoroshye, umunyamwaga, kandi yari umutunzi, wari mu bitekerezo bye yari mubi, kugeza ubwo umugore amuhisha akavuga ati ni ikigoryi. Izina ni ryo muntu. Umugabo wa kabiri nawe, undi muntu nawe agize ikibazo, ni Ahabu. Yagize urugo rubi, umugore mubi Imana mu Isiraheli mu gihugu, bitera Imana guhagarika ibintu byose kubera urugo rubi. Umuntu wa gatatu ni Yobu. Yagize urugo rubi, agira umugore umubwira ngo tuka Imana upfe. Umuntu wa kane ni Aburahamu. Yagize umugore umubwira ngo rongora umuja. Umuntu wa gatanu ni Dawidi. Yagize umugore amubwira ngo ntukwiye kubyinira Imana mukana uri umwami, uri umunyacyubahiro. Karabaye. Dawidi aramubwira ngo reka nkubwire iyi mbyinira. Haleluya. Arenza amaso ushaka urubi, aramubwira ngo niyo yakuye isuku ngoma iranyimika. Kuzirikana, kwigira ku mateka y'abatubanjije mu kwizera bituma tudacogora. Mone dry Stephen. Haleluya. Icya kabiri gikwiye gutuma tudacogora nuko dusenga Imana ivuga. Iyi Imana dusenze ivuze, ntivuga ibingana n'ubuzima urimo. Imana ivuga ubuzima uzajyamo, ntijya ivuga ubuzima urimo. Yego. Igusanga ushonje ntivuge ku nzara, ikavuga etaje kandi bagusohoye mu nzu. Dusenga Imana ivuga. Imana ishimwe. Alalala. Iyo dusenze Imana, Imana ikubwira ibitandukanye n'ubuzima urimo, wicogora, yavuganye nawe niyo kwizera. Haleluya. Ndafasha. Cyangwa se icya gatatu gikwiye gutuma tudacogora. Imana yacu si umuntu.
si umuntu unanirwa, si umuntu urwara, si umuntu ukena, si umuntu upfa, si umuntu uhinduka. Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Dusenga Imana nyamana, Imana nyamana, Imana nyamana, iruta abakomeye, iruta abanyembaraga, iruta abatunzi, iruta abanyabwenge b'isi, iruta abarebare, iruta ibiha. Imana nyamana, haleluya, ntigereramo. Imana ntigereramo. Amen. Icogora. Yego. Imana yawe ni Imana nyamana. Amen. Ikindi gikwiye gutuma tudacogora, Imana yacu ni umutunzi w'amahoro. Yego. Ni umutunzi w'amahoro. Itaragutabara ikwereka ikimenyetso cy'uko ikuzi. Yego. Amen. No kuri. Ikindi gikwiye gutuma tudacogora cya gatandatu ni uko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe kibaho, na kimwe kizabaho no kuri kinanira. Hari umuririmbyi waririmbye, simwibutse uko ari nde, ariko uvuga ngo nijya ireba mu nda y'ingumba. Imana igira amaso, ijya ireba mu nda y'ingumba ibonemo umwana wacu, urubugamo bwacu wahozeho, uriho kandi uzahoraho, ujya uhindurwa n'ibihe, uri umugenga w'ibihe. Haleluya, haleluya. Umwanditsi avuze ngo nicyo gituma tudacogora, n'ubwo umuntu wacu w'imasazi, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya tugeze no kubukeye. Turinde gucogora no kunanirwa no gusubira inyuma, dukomereza amaboko. Kandi nsengeye umugabo ungurikiye, nsengeye umubyeyi ungurikiye, nsengeye umukobwa ungurikiye, nsengeye umusore unteza amatwi. Ijambo ry'Imana rimubere igitsikamutima, ijambo ry'Imana rimuzure, ijambo ry'Imana rimubesheho, ijambo ry'Imana rimutabare, ijambo ry'Imana rimusetse, ijambo ry'Imana rimuhoza amarira, ijambo ry'Imana rimwunamure, ijambo ry'Imana rimugendeshe, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turagushimiye kubyumvise kandi kwerekeza iri jambo, kandi nyuma y'uyu munsi tugiye kwakira amashimwe. Amen. Icyoro kibi cyawe tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane, turabashimiye, ariko twageraga ngo muhe nimero abadukurikiye. Ushobora kuba hari umuntu wabakurikiye ukeneye kubavugisha, ukeneye inama n'ibindi, mwatanga nimero kugira ngo udukurikiye wese abashe kuba yabavugisha mu gihe biri ngombwa ko abikeneye. Ni 078 45 45 5 Yego. 078 45 5 Imana ibamugisha. Turabashimiye ku ijambo ryiza cyo gukomeza no guhumuriza abantu. Imana ibarebe neza, nakagaruka kandi tubakenera, nukuri muzadukundire mugaruke. Turabakunda. Shalom shalom. Mubyeyi, mugabo, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu ngorane, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga zo guhindura ibintu, zo kubirema. Imana ntihinduka, ntivuguruzwa, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Wicogora, wikumva iby'abandi, umva icyo Imana ikubwira, kandi yavuganye nawe no kubikora izabikora. Kandi nubwo uri muri ibyo bibazo, hari n'ibindi Imana yigeze ikora cyane. Yakoze bya bindi muri wa munsi, ikabikora muri rya joro, ikabikora muri wa mugoroba, ntaho yagiye, n'uyu munsi iracyari, kandi ibera hose icyarimwe. Komera, humura, shikama, haguruka muri iki kibanza uri wicayemo, muri ako gahinda kavemo, muri uwo mubabaro uvemo, uvuge ko Imana yawe ishobora byose. Imana ishimwe. Mana turagushimye mu izina rya Yesu.